Nedi hari ikintu nabonye hari ukuntu umuntu agira gutya akaryohera abantu kuri rwego ya wiseka ariko hari ukuntu umuntu aryohera abantu ibitangazamakuru bimaze iminsi bicishaho inkuru ariko hari umugore nabonye kabisa akwiye n'igihembo buriya cyakora nakwiye igihembo kabisa gufasha abagabo arafasha mbese nyine ntabwo nzi ukuntu afite test nziza uko byasa kose ukuntu arimo arafasha ibyamamare nicyo kintu biri kunyica yose birakubabaje ko gufasha ibyamamare kandi ntabwo biri kumbabaza kuko sindi muri ibyo byamamare ariko icyamamare kiba gikwiye no gufashwa mwana avuye ku YouTube content hose agenda akubita inaze ku muhanzi ariko umuraperi mama nyabo ariko se biriya bintu buriya twabyita iki hari umunsi ni gute hari umuntu abantu bageraho kuzibukira bikanga hari indirimbo ya Bulldog avugamo ngo nyiraburyohe nicyo kwanura buryohe mama Rwanda indirimbo ya Bulldog kanyirawe arimo avugamo vasa nyiraburyohe ukuntu ibaze iniga ngo yaguze imodoka yiho umukobwa unasore mugore kwitana agakananike kumwambura n'amagrade yiwe yiho cyarya n'umugore mana ari afite umugabo sinavuga ngo no divorce no muki ayangana aramufite mani jewe nakurikiranye nuzaye Godfather na Dekati ukuntu bajya banabeshya nagaruka urumva uwo mugabo yaba ataranivumbura basi ibintu byawe mukore rwose ko yawe arakarimbo kakamisha ibita bavuze yuko jewe live ya nyuma ya Godfather nanuza ameruka gukurikirana nuko bavuze ko uriya mugore Kamundebe urumva yahoze afite umugabo mbere yuko adakora iryo zina ubundi iryo zina mbere irabyo uburyo n'ababyeyi nabo babyicaye ariko nabyeyi babyicaye bajya kuvuga ngo izina riragukurikirana nyine ari ukuntu umubyeyi afite ikintu ugasanga ukagira ngo ari yavuganye n'Imana cyangwa yavuganye na future y'umuntu nyine mwereke utuntu twikorera shaka bisa nuvuga ngo afite imbaraga zitwa rukuruzi nimwe twari twiga muri fizike Godfather arimo arabivuga ngo nyuma yo kuva kwa muniga wa YouTube nawe wasimbutse urupanga amaguru akagwa mu nda ndetse numva ngo abahanzi yo no mu diaspora yarimutse kubera iki urutwe yiwe yaramunaniye ntago ari yamunaniye yaramunaniye tuvugisha ntago ari yamunaniye umugabo uri mari reka nkubwize ukuri nk'abantu bakunda ubuki barabizi ari uburyo badashobora kwihangana no muvumo bw'igikurankota rero njye ntabwo namurenganya ikindi kandi abashaka kumurenganya wenda nuko bataragera ushobora gusanga nawe wakiriho baza yuko abagabo mu Rwanda benshi bahunga bazira amafuti bakoze kubw'inyungu z'amafaranga ariko uze kwibuka noneho we yahunze amaso y'abanyarwanda azira gitwe yiwe yamunaniye hari akantu nigeze niba naragasomye hehe buriya n'umuntu wagiraga inama niba abantu ngo bakunda kuvuga utuntu babita motivation speaker ari kuvuga ngo nimba ngo udashaka ngo gukena ujye wirinda w'igitsina gore umeze neza mu busaswa umuntu umeze neza mu busaswa ati ucyumva ameze neza mu busaswa iruka nyanyagira Godfather bavuga ngo arumanzi yinjiye muri studio ngo ya Dani Nanone ngo basanga ngo ebana ngo barimo mu kivu cya Dani mu kivu cyamenetse noneho Godfather babivugaga mu mazina bo bakavuga yuko uriya mugore nisebe yagendana noneho bitewe n'imvugo ngo ku nkoni yiwe ya Mose ngo yakubitaga ngo inyanja aravutura Abisirayeli bakanga kandi
ikigaragara akushamana ari igitabo twiye dusoma kera hari umukobwa ngo nyine yari umukobwa ashobora kuba nawe ari ukuntu yari ameze neza cyane gusa iyo wamukoragaho ashobora kuba yari umukobwa w'Imana ngo y'amazi kera abo bantu bazi ngo ni yewe iyo Mana y'amazi ngo iyo wamukoragaho yahitaga iguhitana nyine urumva sinzi nimba yaratuye ayo mazi yari yatuye Imana y'amazi cyangwa yari yaramuhise yamubwira ati ubundi wowe niwe wanjye umuntu uzagukoraho ubwo rero umuntu wese wageragezaga tushe gatoya si bitangiye kugaragara umugore wiwe babyaranye nanone agize gutya arakaye kubera izo nkuru zirimo urabona iriya ukuntu yabaye icyagaragaye urumva tuyiruka Dani nanone ari mu bintu by'inoze by'Imana ari mu manza z'abana zirarangira ariko yemera umwe tuwe undi n'uwo bashaka kumutsindira undi we yaje ubwo ubundi ko se bamungane umwe ngenzi ko urubanza ruba baburanaga umwana umwe wa kabiri oya okay nuko ukuntu ibintu bimeze mu muco nyarwanda iyo itegeko ry'umuco nyarwanda riravuga ngo iyo umwana avukiye mu rugo abaruwa se umugabo uri mu rugo niwe se uwo mwana mu gihe cyose umugore atarivumbura urumva wenda ngo arakare ngo agire andi makuru atari meza abwira umugabo ariko ubundi umwana uvukiye mu rugo aba ari umwana w'umugabo uri muri urwo rugo iryo tegeko rirubahirizwa rirakurikizwa ni n'umuco ntabwo ari n'itegeko ni umuco uwo ni umuco urumva kuko abenshi muri twe nasanga abo twita ba data cyane cyane ko burya rwose abana b'abaturanyi bimwe bavugaga kera ngo abaturanyi babyara abana basa ikintu babaga bavuze kera nta nubwo babigiraga n'intambara sibyo haje amasosho media urumva niwo byajemo amatiku cyane kandi n'ubundi uko kuri nko ku mugabo uko kuri ku mugabo ubundi kibi n'umuntu ujya kubivuga kera abantu bageraga n'akantu ko guhisha mu bagiraga akantu ko kutasasa inkuru yose akantu kose kabaye gusange ngo urimo urazenguruka kuko nta n'umuntu wese ubundi bari kushaka views ahagana hehe yaje byinshi ariko nanone sinzi ni ku ruhande rwanjye kuba yenda wabyaranye na Dani barabanaga umugore n'umugabo bakaba bari kumuca ariko ubundi uriya mwana wundi nawe n'umwana n'usi n'umwana ikindi ndi kwemeza urumva ubwo mperuka kumubona kuri mugenzi wacu ukorera kuri zino mbuga yavuze kwemera umwana uwo wundi rero tuzi uya nawe burabe tuzamenya ibyo ariko igihe cyose se tundi turamubona kandi nyina Dani ura n'umwana nyina wabo bana urumva we yari yararakaye ariko nanone buriya sinzi cyo kubivuga bakavuga ati mazanye none ibyo hayandi iki buriya kuba nyina w'abari abana ntabwo yigeze ageraho nyine Dani ashaka kugera abonye umuhereza umugore umuhereza ibyishimo biri ku rwego rwo hejuru amaze iminsi avuga ngo bamaranye arya ngo ni ibyumweru bingahe ngo batari mu rugo ni bibiri batari mu rugo ibyo byumweru bibiri ariko urabyumva iminsi 14 yuzuye bari kumuhereza ibyishimo byuzuye n'ibyishimo we mubyaranye abana babiri mwari mumaranye imyaka ingahe ariko se ibyishimo byuzuye se tuvuga umuntu watanze ibyishimo umuntu nimba ameze neza aryoshye ntabwo wamurenganyiriza kuryoha nawe rero ubwo bwiza bwo kuryoha ntabwo ari wabyihaye yisanze ababa ikibazo nuko nawe ashaka kwigira kibakwira se oya ariko arava kuri umwe hajya ariko nanone abagabo akadefu burutazi kabagabo ari uwahunze ari n'uwasigaye bundi umurapfa buriya abagabo bagira defo n'abandi babyumviraho reka nk'igitsina gore reka nyirabure reka igitsina gore tukirabure uri abagabo ahantu abagabo bera abana beza iyo umuntu yari yahana akarya inyama iryoshye agashobora kuyererana amakuru buriya
abagabo twe tugenda duhanahana amakuru tugatungirana icyo bita agatoki kugira ngo byemere. Reka tubigaye mu buzima busanzwe, uzajya kumva ari nk'akabari kavuga ngo gafite mucoma wa ntabwo ari mucoma uyu nguyu bavuga ngo ni umucoma bavuga inyama bahariye noneho iyo ugize ayo mahirwe ukahagwa. Kera arasituke bajyaga banyica bajyaga barwanira umukobwa Justin yagize nk'uyu mugore nyine ngwino ndebe njye ndi gukurikiza ntuza z'abandi ku content z'abandi bagiye iby'abandi bavuze si twe ba mbere tuvuze ngo ni nyiraburyohe ahubwo twe iyi nkuru rega yabaye n'amateka noneho twe tumugize nyiraburyohe nta nubwo ari amakuru ni amateka ni inkuru izwi abandi bavunitse amaguru bajya mu bitaro bamara amezi n'amezi abandi bataye ingo barimo barabashinja ngo bataye abana ni inkuru izwi noneho akaba arimo nyakwigendera uri kurirwamo mani ni ukubwira kera hari abatipe twiganaga iyo umwe yavaga ku mukobwa akumva yatungeraga umuvandimwe n'agatoki yarazaga mwamwicaye nko ku ishuri gutya inyuma ye abagabo ntabwo bajya bihanganira Christine yo ku ishuri ukatumva ntabwo wabwerera uzi runaka ngo mama we ngo kiraryo ejo mukahita mwahurira mwese noneho ugasanga umukobwa ari n'igipira mu kigo niyo barimo baratereta bose igitsinagabo kizi kwamamaza rega kandi byavuye ku muntu umwe yahaye wenyine uwo muntu umwe yahaye ari abasore babeshya ko yego sizakuvamo ati undi hagati yanjye nawe shabarabore kabisa sinkubeshye nibibaho umugabo kugira ngo bibe hagati yawe nawe gerageza umubihirize kabisa cyane umubihiriza nagazirwa kwamamariza rwose pe azagenda kwihorere amenyize ibintu nta mugabo ushaka kuza kuganira inkuru y'ukuntu ibintu bye byarishye kabisa kuko abagabo bari mu kantu ko kwiyemera no kwiyamamaza yageze ahantu ashaka kuba ukuntu yabarushije kugera ku ntango imeze neza cyane urumva aricyo rero uriya mujama wo mu YouTubers bavuga ngo yavuze ngo kamodoka ngo none ngo Dani ngo bari kuko none ngo muniga w'umuraperi wiririmbishwa ibintu by'inkundo za rap nyinshi yanze kuba nk'abandi bose ngo arimbe ngo ariko bukakaye ariko ni n'amahirwe kandi tujya tumura umuntu yigiriye amahirwe numva ngo tuyano za Rebero mani niba rigira amahirwe nako no ariko ibaze bagutayemo ibintu bimeze neza banagwaye n'Imana n'ikano k'Imana no mukozi buri gihe tuvugisha kuri hano umugabo yaciye agakora gahunda neza ibirigaragaza kabisa impano zivamo urashimirwa gukora ahantu ikiraka bikarenga kuba ikiraka bakaguha kontara n'amabonus ikava bakaguha na bonus noneho zihora ari mu maniga badatega moto muri Kigali nta mumotari umuzi ahubwo station nizo zimuzi station za peteroli nizo zimuzi uriya mujina nyine napfa kumubona live cyangwa mu kuri stage ariko ubura abandi wamubona nko ku maclub abandi banzi ariko uramutse mu biryogo uzi wamubona utese arasohokera ahantu ari classe man uwo yarayahaye show yamubwiye ati uze duhure muri hoteli runaka buguri ikigaragara n'eshanu kabisa bongiza ngo ariko abahagarariye n'abagabo neza burya mu gihe mugeze mu kazi runaka ikintu cy'akorana umwica ni inzira karengane bajyavuga ngo babaye yihirinze gashaka inkwano ikaboneka ariko rero njye sindanabyemeza kuko kubona sinabona rwose uwo mugabo nyine yewe nakubwiye ngo ndi gukontinga inkuru ziri kuvugwa ariko ntabwo uwo mugabo ntabwo yaba mu Rwanda kuko nta muntu zose ziri hano muri iki gihugu itaravuze iyo nkuru twebwe tuje mu bungu ariko izindi zose twebwe twibereye mu bujiji tutazi ahantu bishyushye baracitswe abandi bose bagiye bayikontinga bayivuga noneho wagera kuri zino social media za TikTok imwe n'irimo iracuruza baguye fata babivuze je nakurikiranye
byibuze yamaze hafi amasaha agera muri 3 kari banandaje ijoro mandi kumva ibintu by'amazi ngo muri studio ngo yandani nanone ngo ngabasani barabasura bagomba kuna abagabo batari seriye uriya mugore bamushumurije abandi noneho karabaye amazi akambwiza kuri no uriya gutwe k'umugabo kuba kwazindutse kumva no kwimvira ahubwo tangararya rimenge kuko competition ndagare wiki hano hanze hari barisiboze abagabo bari kumva ibintu biceceke bavuga ariko nimba ari uko bimeze iki kintu kiri hari ahantu ni banga rihari icyo kintu kidasanzwe cyangwa baza kumusorera ibintu mu ndatari yagiye yarari bunge ni Rubavu isi hari kintu numvishe amaze ibyumweru 2 yarasohoye ariko nabonye anashizanza Kagoma babona ariko bari gushutinga twatuzi ngo yari yagiye gusohokana umwana ku mazi umugore none mu mugabo yari mu kazi umugore yazanye ibintu by'ifu rero umugore nawe ntabwo yoroshye sinzi ko rakuna akomeye yatanga ibitekerezo ubona yarakaye nimba ari nako n'umugabo bimeze cyane umugabo ubundi reka mubwire uriya muntu yabasha kwiyoroshya akaba atenda nyine ashaka kwiyoroshya kamera buriye ngo ntabwo byanga ngo baraperi n'ibihomo nanze kubirangiza nabizi ngo baragenda ndakubwiza ukuri ko muri iki gihugu abaraperi babashije gushaka abagore bari seriye cyane batigeze bagaruka muri medi nimbaro oya sinshaka kubavuga barahari kandi nabo bari centro ntabwo uzabumva mu matiku uzumva n'imiryango yabo yaje muri medi barahari ariko benshi no byagera kuri buno buniga buririmba ngo zayiraviyo mwana we ikintu utazimana usiko buri aba bano noneho bo baririmba ngo tureke n'abaraperi nano baririmba R&B mani ariko R&B barafata cyane barabahungu kubera kugira uzanyere kuri seriye erega muramubwiza ukuri biragoye byata abantu batagira ibintu by'urukundo iyo baruririmba cyane baze nkora umugore basohoye inkweto z'abana none akajya kwiteza rubanda ngo mva inkweto yapfumutse mani umwenge umwana ngo igase ngo primaire wambara ikinyusi ngo akishyura igitano my friend ya nkweto yetinga za Kimisagara wana none se wenda ya nkweto nako mwana wadani yakwambira nkweto inkweto iri mu mwenge umwana reke wenda no kuvuga ngo umwana wadani tuvuga ati yakora no kumusebya abagore barafuha nyine turi mu gihugu kivuga ngo ni gender wati balance nimba se yishyuye iryo ryitano sibyo inigihembwa desa senkani zigatunga urugo wenda inze abamo niyiwe we mugore ukora iki nimba umwana ari uwawe mugore akora iyo bwa konzi ko mugore buri none twarizwe abakora iyo bwa hano hanze hari abaniga barizwe nka bameri babase baritahiye batakiri kwinosa ariko nta mumeri wigeze ujya mu karubanda ngo umwana we yambara ubusa ajye kwandagara ariko umugore burya iyo umugore nimba yarega akamubwiza ukuri uriya mugore nimba umugabo akubereye inyana y'imbwa wimubera inyana wibera umwana wawe inyana y'imbwa ubere hero ajya yicara mu bandi avuga ati jewe meri n'indwanya ntabwo yakwemera nsebo ajya kwirahira ariko kugira ngo umwana ajya aravuge ngo na mama na papa ni bose ni amabandi ariko akantu yavuze yuko nuvuga ngo ubone ngo Dani ura ngo bavuga ko ngo atatangaga indezo yatangaga nk'iminsi nk'ingahe anderabaga mu rugo wese aba mu rugo rwiwe babana ndakeka ni imbere y'urubanza nyuma y'urubanza umugore ari mutsaza mu rugo rwande nese yaje kumwina none ni kuri DC avuga ngo jewe ngo maze ngo ibyumweru 2 ngo tutarya ngo yaragiye ngo nangwino ndebe urumva ngwino ndebe ngo afunze inzu yose ngiye kubona mbona keyboard z'umusani ziri hanze na studio yose yayisohoye none se yasize afunze studio arayibagirwa
cyangwa wamenye urugo amunganiye watse avuze ngo no gusahura reka twizere ko reka twizere ko ari prank bakaba barimo baratwikira indirimbo se yashyize hanze kuko ntabwo twumva ukuntu abantu wajya no kuvuga n'abana n'iki kaza gushyira ibintu muri social media ibintu bizabaho imyaka n'imyaniko yo kwiraburiza ariko buryo kajemo akantu kundi mugore ari kuvuga undi hari ukuntu yavuze ngo impamvu yanze kugira ngo buriya yamwimye ngo abana sinzi n'ibiki ngo bamurebe tuvuge yuko bamere ngo bajyaga bajyayo ngo bagiyeyo ngo basanga ngo ndebe ngo akomeza yirebera ngo akomeza yirebera ngo ino ndebe arangije ngo abana arabihorera bari aho ngaho nyine ariko abana baraje batanga nama ako se ninde abana nibo baje bamwe ati tumusize ariko umwe na ngwino ndebe ari kibazo njya nibaza muki mu mwaduko wa social media aribwo abagore bagiye kuvuga agahinda kabo kuri nose bavuga yuko bakavugiraga aho bita mu gikari nose ku bakavugiraga mu gikari no ku mu rubohero urumva none se ku kibarugumaga mu urwo rugo ntibahukane icyo bita asambure y'abagore yaberaga aho bita mu rubohero ibihomora byabaye byinshi ntabwo bikiri mu bagabo gusa ntabwo ni ibihomora byuzuyemo mu rubohero ikigaragara ko havugirwaga ibintu byinshi cyangwa n'inama z'abashangazi abashangazi nabo bari badukoze mu minsi yashize bakuri imana igira amaboko baracyahari n'ubundi inama z'abashangazi simubeshye siko zahita zifasha ari abatipe gufata za iriya migi yananiranye inama bafite kuko hari igihe zari zishyushye igihe bazaga guca bya bintu nyine byo kuri YouTube byo kuvuga ibintu bijyanye n'iby'imyanya ndangabitsina abantu babishangaza hari amateka ngo hahise hatezamo mission shangazi inyuma y'ira gahunda bayiciye namarire bahita bavuga tuzatwikura muri brand shower no mu ngo z'abana bacu mu ngo za cyo noneho n'indi ngingo noneho tuzagaruka kuko ariko tuzashaka n'umuntu w'umushangazi wabinyuzemo ufite icyo bita professionalism ashaka no gushaka usibye no gushaka umushangazi anashaka n'umwana washutswe akaba ari kwangara imihanda yarashizwe n'abashangazi barashutswe hajya hazamo udukesi twinshi tw'abagore bashatse kwibohora kugira icyo bita ngo freedom feminist ariko ari umutima weretse kuvuga ngo abantu bose bagiye bishora muri ibyo bintu byo kuba ngo independent ukuntu biragira ngo bose benshi ni abadivorce ngo bagiye kwigenga ariko ikintu gisekeje umuntu aragenda agata umugabo yamara kumuta agahita ajya gushaka undi mugabo nawe aho ngaho uba wigira inkano nko mu kabari n'iki mu rugo ari ukuntu umushwana mugabo akaba agiye kwihisha mu kabari ho gato agakubitana n'undi nawe ngo yarashwanye ashaka freedom finally akongera n'ubundi akajya kwiyunga ku wundi mugabo nawe ashaka freedom ngo nawe umugabo waje muri freedom mu kabari akabona n'umugore nawe waje gushaka freedom wamaze ngo kugira ute abonye freedom shaka niyo freedom yabo bakayikoresha man nyine icyo kibazo kigenda kikaba uruziga ukibaza ese ibyo bintu byabo byakemuye iki koko tutabeshye tuvugishije ukuri kandi bya bintu byisubira bimeze nk'ubuzima ubundi ni ubuzima birabintu abantu zamanika amaboko twemera imbaraga nkeya zacu yewe nuko nawe nabona wenda inoza ya uruhande rwa ngwino ndebe idahakana abo bakaba gusa umwe agaragara muri video amutura ngo nimuze mumfashe nyaboneka bari gusimbuka urupanga nimuze mumfashe warahababariye mubyeyi yarahababariye pe sindabona wende byaramubabaje umutima wanjye kandi uziko byarambabaje pe kandi n'ahantu yavunikiye disi numvise ko nari mpamaze iminsi nk'ibiri nyuza aho hantu nayo nagiye no kubashaka ni hafi yaho tuzatugenda tubafata gahoro gahoro uriya muvandimwe ahantu yari yagiye ayo mahirwe ariko waba yigiriye hejuru uriya muhungu arameze neza uriya ngo anazimyaga amacano yose yagiye yamwendereza nta mikino mwana uriya mutipe yari arenze
n'abantu benda kwegera ku rwego rwe baramutinyaga wowe warangiza ngo ariko wari kujya kunga akaguru muri bote yakuyemo akaguru wanyuze yagize amahirwe muri Kongo haba akavura ahita abona aho ugira nabundi yaraguye yarashinze amazuru abuze gato shobora no kuba kwivuza byaramugoye kuko ndakekwa kiri ku miti aya nubundi iramvune bayita imvune ya forever ariko none hakazamo niyo hano mu mutwe uzi gusimbuka ubupangu nkaruri imfunira uzi ko ibyo ni muri biriyo no kwirukanka ngo uhunga udu-smartphone tw'ibihumbi 20 twa zino sosiyete bari bazanye abagabo ntitwumva Bibiliya ibintu ivuga hari ibintu ivuga wenda sorry abantu bayotobara ariko ntabwo twese turayemera kwanza twese turabakirisi ntabwo ari twese ariko ndakeka nk'u Rwanda rugizwe n'abakirisitu nka 80% urumva by'abakirisitu biriya ahantu bivuga ngo bavuga ku mugore nyine uko bagusha abantu ngo n'ibikomerezo ntabwo bajya bagusha abantu bari baguye bagusha abantu n'ibikomerezo atuma abagore beza bagusha abami bagusha ubwami bukarangira urumva ibikomerezo cyari gifite content nziza sha akora mwana ndeze neza sijya tuvugisha ko lisani irangira munani byibare erega arakantu Fireman yavuze ndakemera aravuga ati ibintu by'abasore bivugisha ngo ni umwana mwiza ati shana uko nta kintu ufite ngo nawe iyo ufite ikintu ngo kandi nawe hano bakaba bakwemera aturafugira urafuragira ndugu yawe urafuragira iyo ugize amahirwe bakakwemera aturafuragira ahubwo ntabwo dufite amahirwe yagisisi kuri abo bana no kubona nkuru yawe ndi kubona nza nuko namufuragira urafuragira kuki mugani wawe ngo razana imitunu se ubundi urazana imitunu se cyangwa yayandi ngo masa urumva uzuri maboro ntabwo nayavuga amaboro uzuyakaraga mani urumva ukaraga itire y'amagi imbere abiri Mudikari TV izamuka hejuru like share subscribe byose ni by'ingenzi